Yes, reka nguhe ikaze wowe udukurikiye kuri Zara Magazine. Nimba utarakora subscribe kuri ino channel yacu, nicyo kintu kihutirwa kugira ngo gikurikirane ibiganiro byacu byiza tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi ushobora gukurikirana amakuru yacu kuri www.zaramagazine.com aho tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye bigezweho. Muri aka kanya rero turi kumwe n'umubyeyi, ngira ngo muri kumubona kuri screen zanyu, ni umumama ushima Imana byinshi yamukoreye, afite ubuhamya bwiza ushobora gufasha abantu batandukanye kugumana icyizere cy'ubuzima ndetse no kwizera yuko Imana ishobora byose kandi idukura kure ikatugeza ku bindi bintu byiza tutakekaga yuko twageraho mu buzima bwacu. Niwe tugiye kuganira, agiye kuduha ubuhamya bwe, atubwire ishimwe aho Imana kubw'ibyo yamukoreye bitangaje. Muri aka kanya ngira ngo ni ikiganiro kiri buze kubaryohera uko mbitekereza. Ngende Remera Gaeta, amakuru mubyeyi. Ni meza cyane, nshimye Imana kuko nitwa Uwayirege Marie Jose, nkaba nkorera umurimo w'Imana ku itorero ryitwa Pefa riri hano Ikinyinya. Hama ntuye n'ubundi ahangahe Ikinyinya mu mudugudu wa Ngaruyinka mu kagari ka Murama, karere ni Gasabo, umurenge ni Kinyinya. Nshimye Imana rero kubabona kuko nasenze igihe kirekire cy'imyaka hafi 23 nshaka ko iby'Imana yankoreye byagera ku bantu benshi, kuko hari igihe abantu benshi mu buzima baba badafite ibyiringiro. Rero nakomeje gusenga Imana mvuga nti ubuhamya bugomba kugera ku bantu benshi. Najyaga mbutanga mu rusengero cyangwa se mu byumba by'amasengesho cyangwa se no mu bandi bantu dushoye nko kuganira. Ariko uyu munsi nshimye Imana ko bigeze mu itangazamakuru, ka bigiye kugera ku bantu benshi ndetse no mu isi yose. Rero uyu munsi mfite ubuhamya bwanjye ni burebure, bufite ibice 5. Kugera uyu munsi maze gutanga ibice 2. Uyu munsi rero ngiye kubaha igice cya 3 kigendanye no kwihangana. Ijambo ry'Imana rero rigira icyo bivugaho. Mu rwandiko rwanditswe n'umukozi w'Imana Yakobo, igice cya mbere umurongo 12, yaranditse avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Iri jambo rero ni iry'ukuri. Mu buzima bwanjye rero nanyuze mu bikomeye. Navukiye mu karere ka Huye, ngize imyaka 12 mama wanjye arapfa, ngo ntangira kwinjira mu buzima butari bwiza. Nderwa na muka data, ngenda nderwa n'abantu batandukanye. Ibyo byaje kumviramo kutiga nk'uko bikwiriye, ko narangije amashuri 8 abanza, niga ari amashuri y'imyuga yitwaga Serayi. Ako nayo sinabasha kuyiga ngo nyarangize, nize umwaka umwe gusa. Biba ngombwa yuko noneho ntangira ubuzima bwo kugenda nderwa n'abantu batandukanye. Aho rero nahahuriye n'ibibazo byinshi. Ariko ikintu cyaje kumbabaza birenze nuko ngize imyaka 18 naje kuba nderwa n'umumama wari warambyaye muri batisimo. Mu mudamu wavaga indimwe na mama muri za famiye, akaza kuntwara aho hantu nari nimereye neza, bandera neza. Akaza kuhamvana abeshya yuko ngiye kumufasha kuko yari atwite, ariko we yari yamaze kunkorera umugambi mubi wo kunshingira. Aragenda anshingira umugabo wirukanye abagore benshi. Aho rero niho nahuriye nanone n'ibibazo bikomeye. Umva ninjiye mu rugo rurimo abana benshi bageze nko ku 9 b'abagore batandukanye. Urwo rugo rero ni rwo rugo rwa mbere nashatsemo ndi umwana, urabyumva. Aho hantu rero nahahuriye n'ibikomeye. Wari ufite imyaka ingahe? 18. Wenda tukiri aho mu kugushyingira, bakujyanye utabizi? Banjyanye ntabizi. Ubwo nyine urumva yateretanye n'uwo mugabo nyamwemerera yuko azamuha umwana w'umukobwa, nge ntabizi. Araza rero nkuraho nabaga, arangije ndagena marana nawe icyumweru.
ubwo yari akibyiga neza arangije arantubwira ati ngiye kugutuma ati ngiye kugutuma ati muri Gicumbi ubu ni mu karere ka Gicumbi ubwo hari muri 87 umwaka ushira icyo gihe hari muri Byumba hari muri Byumba arangije arambwira ati ngiye kugutuma ati hari umucuruzi natumye ibintu Uganda ati hari nyine isoko rya Kabara ryari rikomeye ati namutumye ibintu rero ngiye kugutuma ugenda ubinzanire ariko yari yamaze kugira gute kugambana nawe yuko amunyoherereza nyine nuko nashatse ubwo naragiye yarananjyanye ntiyampaye n'amafaranga ahubwo yanditse iretere sinarinzi kirimo arangije anjyana muri aramperekeza njyana muri gare angeje muri gare abwira umushoferi ati uyu mwana ugenda umugeze Igicumbi mu mujyi nyine ubwo rero nanjye yari yanditse iretere ayishyiramo nanjye yari yambwira ati imodoka ni kugeza aho zihagarara mu mujyi urahita ubona studio photo moderne uwo mugabo yari afite studio atugende rero urahita umuhiyobarwa atamenya icyo ngutumye arahita agusubiza ubutumwa ubunzanire ubwo nagezeyo bwije ubwo yari yaranje ku buryo we yarazi imodoka mpaye yuko ingezayo bwije simbona uko ngaruka ubwo rero nagezeyo biba gutyo nyine bunyiri burira nsanga n'uwo mugabo ntari muri studio nsangamo abakozi baramagate baticara hari umugabo yaje kuza nko mu masaha moya z'ijoro zirenga hafi n'igice muri Byumba rero kubera amashyamba menshi yahabaga nka saa 8 wabonaga ari mu gicuku ubwo rero yarambwiye ati nyoko wanyu rwose twari twarabivuganye kazakohereza nkamuha ibintu yantumye atari ko nyine ibintu by'ubucuruzi biragora ati barujigo bamfashe ati bituma ntabasha kuza kare ati nta kibazo tugende mu rugo urare uzabijyaneje ubutumwa bagutumye uzabujyaneje uko namurebaga nabonaga ari umupapa ubona nyine ko afite urugo nta kibazo rero natungwe nuko twageze iwe nkabura umugore twicaye muri saro yanyinjije mu muryango wa saro nyine ariko nkajya numva inyuma mu gikara abana basakuza mbona arasohotse azanye umuturanyi baricaye banyweye inzoga nanjye amafanta aho hantu nahigiye ikintu cyuko kudakizwa ni ikibazo iyo nza kuba nkijijwe yenda umwuka w'Imana aba yaramburiye akambwira ibigiye kumbaho ariko icyo gihe sinari nkijijwe nari umuntu usanzwe ariko nkajya numva nta mahoro mfite yo mu mutima kumva umutima uradiha nkabirwa ibyari byo na ya fantasi nabashije kuyinywa hari hanakonje kanyene nagiye niyambariye akajipo n'agapira urumva umukobwa w'imyaka 18 birangiye rero wa mugabo baranyweye barangije aramuherekeza agarutse rero arambwira ati yari afite umukozi w'umwana w'umusore mutoya utari mukuru azana ibiryo ku meza ariko giye mu mutima wanjye ninatangiye guca imanza ninatangiye kwibaza nti umumama wo muri runo rugo ntagaha agaciro abantu kuki ataje no kuturamutsa kumbi nta wari uhari ubwo yari yaragiye nyine ubwo muri urwo rugo hari uwo mupapa n'abana 5 n'umukozi ubwo rero ibiryo byaraje nabyo birananira none arangije ati noneho ngwino nkwereke aho uryama ngiye mbona nyine akinguye gutya icyumba mbona ni icyumba nyine cy'abantu cy'umuntu w'umupapa nyine n'umugore urumva icyumba cy'umuntu w'umupapa n'umugore gihita kigaragaza nanga kwinjira nguma ku muryango narambwira ati se ni ngewe uri umushyitsi hano nge nkwereka aho uryama kubera iki utari kwemera kwinjira ndabyanga ndavuga ati hoya ndabona ahangaha atariho naryama ubwo amajwi yose yari yacecetse abana bari baryamye urabyumva nta kintu cyakomaga na kimwe none harangije yikuramo imyenda yisigaranira suvetoma yicara ku gitanda arangije arambwira ati rero ati se nyoko wanyu nago yakubwiye icyo waje gukora hano ndamubwira ngiye yambwiye kantumye ntago yambwiye ko ikindi kintu nje gukora hano ndamubwira ati rero niba atanakubwiye ubu noneho kuri iyi saha uje kuba umugore wanjye ndavuga ati hoya ntago nje kuba umugore wawe ati niko bimeze aturabyeme ati nta kundi none se
byarangiye kandi nyoko wanyu yarakumpaye byarangiye. Ubwo urumva habayeho discussion nyinshi amasaha agenda yicuma ariko byarangiye n'ubundi ko hari umugabo mukuru kandi genda umwana byarangiye andushije imbaraga. Haranshika nyina arankira ku gitanda nyine ubwo urabyumva b'umugore gutyo. Aho hantu harambabaje cyane. N'ubuzima bwambabaje n'uyu munsi iyo mbitekereje numva ngize umubabaro. Ubwo urumva rero nakomereje ubuzima aho ngaho. Byabaye ngombwa ko ibyumweru bibiri yajyaga ku kazi asiza nkingiranye akazagaruka kunkingurira. Mbega urumva yabaga atekereza ko nshobora kugenda. Ariko urumva noneho nanjye ntabwo ibyo kugenda byari birimo. Ko naravuga ati sindi busubire hahandi banderaga. Ikindi cya kabiri sindi busubire kwa papa kwa mukadata. N'ubundi kubana na mukadata byari byaranze. Ubwo byaye ngombwa ko nkomereza ubuzima aho ngaho. Muri abo bana muri urwo rugo. Noneho nsamye inda ya mbere, nsamye inda nyine. Igeze nko mu mezi 6. Ubwo nari nariyakiriye, naramaze kumva ko nyine ubwo buzima ngomba kububamo. Nabo bana nkabarera. Ubwo rero ubwo buzima nabubayemo nyine nabo bana ndabarera bari abana bato bindahekana. Kuryo hari harimo umwana utaragira n'imyaka 3. Ngo nyina yari yamukurikije ari muto. Noneho aragenda ajyana uwo yarahetse w'uruhinja. Noneho kandi ngo ubwo yajyanye n'inda. Mu minsi mike cyane inda ngewe ntwite itaragira amezi 8 wa mugore yahise agaruka. Aho ngaho rero niho nshaka kubaha ubuhamya. Uburyo nabanye na Mucyeba mu nzu. Ubwo yaraje urumva agiye nahise mpinduka. Sinanavuga ngo wenda n'umucumbitsi cyangwa se n'umukozi yarandushije agaciro. Ubwo umugore yaje afite uruhinja na wa mwana yajyanye nawe n'ubundi ubona ari umwana udakuze. Baraza umugabo arabakira. Noneho umugabo ahita ambwira ati rero ubu nta kundi byagenda uyu ni umugore wanjye ni nawe nyina wa bano bana. Ubwo rero mugomba kubana hano. Ubwo yari inzu y'ibyumba 3 na sala. Umugore niwe bari barabyaranye nawo bana 5. Oya bari barabyaranye 3 hari abandi 2 bundi mugore ariko nawe nyine wari waragiye yarasize abo bana aho ngaho. Abantu niho natangira ubuzima bubabaje bunkomereye cyane. Ubwo urumva nari ntwite inda nkuru yenda kuvuka. Umugore araje umugabo arambwiye ati rero uyu ni umugore wanjye niwe nyina abana yari yaragiye nebibaye ngombwa akagaruka mwese muragumana ahangaha. Ubwo nyine urumva nta kindi kintu nari gukora. Sinari mfite ahonjya nta kundi kuntu nari kugenda nagumyaho. Nanjya kubyara hariya mu bitaro bya Byumba. Tekereza ko nagiye kubyara navuye mu rugo ari kwa kabiri nda yamfasha ari kwa kabiri. Uwo mugabo yari umucuruzi. Kwa kabiri yabaga yaje i Kigali kurangura ibintu no guhanaguza amafoto muri Photorab. Indi mfata umugabo adahari. Ngenda nyine kwa muganga. Icyo kwa niyambaje umumama gutyo w'umuturanyi. Kuva kuwa kabiri nabaye kwa muganga nta muntu nsura nta muntu ngeraho njyara kuwa 4. Nabyaye kuwa 4 nka saa 9 ubwo hari muri 88 mu kwezi kwa 4 ku itariki 28 ubwo nabyaye umwana wanjye wa mbere. Narahakubitikiye cyane bikabije kuburyo urabona kubyara ntufite ukwitaho ntufite ugufasha. Aho hantu nahagiriye ubuzima bukomeye cyane. Ariko abaturanyi baho hantu hagiraga gutyo umwakiyiba akaza kangiye muri akandeba. Igihe cyarageze rero cyo kuva mu bitaro n'uruhinja. Umugabo ubwo yaje maze kwa muganga iminsi 3. Kuko muri kiriya gihe umubyeyi yabyaraga yamaraga icyumweru kwa muganga bakabona kumusezerera bagitestinga ko nta bindi bibazo afite. Ubwo rero urumva natangiranye n'inzara. Maze no kubyara ngeze mu rugo. Umugabo yaraje aranyura nyine azana imodoka aranyura n'imodoka yari ifite n'imodoka. Araza aranyura njya mu rugo. Ngeze mu rugo rero wa Mucyeba wanjye ntiyashoboraga no gutuma nshyushya n'amazi yo koga. Ntiyatumaga nshobora no gushyushya amazi yo koza umwana. Aho hantu narahakubitikiye mahura n'ubibazo kandi hari ahantu n'ahantu hakonja ariko natangiye koza umwana amazi akonje. Ko sinabona gukuntu nshobora gucana. Iyo nacanaga imbabura rwa rugo rukomeye rufite n'amafaranga ariko nacanaga imbabura agahita yizimya. Twari dufite n'amashyiga asanzwe y'inkwi. Inkwi zabaga ziraho barasaga bakarunda aho ngaho.
nacana mu mashyiga naho akaza kabizima, narangiza nkabyihorera, nkafata amazi akonje nkoza umwana, mbega mpahura n'ubuzima bukomeye. Ntago rero byatinze naje guhita mfatwa uburwayi urumva nimba ari mbese ukuntu ugiye naje kubibona bishobora ko hari harimo n'ibintu yankoreye byo kugira ngo mfi, kuko nagiye kwa muganga narembye cyane, ndi nko muri koma, umugabo ahita azana mushiki we kugira ngo afate rwa ruhinja rwanjye. Ubundi giye nabaye mu bitaro bigera ubwo binanirwa kumvura, noneho binaniwe kumvura, hari umugabo twari duturanye araza abwira umugabo, aramubwira ati ariko iyo ubona umwana nkuriya ukiri muto umuzanaho umugore mukuru ungana kuriya, uratekereza yuko nta kibi yamukorera? Nibwo ngo uwo mugabo bagiye ahantu bita za Nyabishambi, ni muri Mukarange, bazana imiti y'ikinyarwanda. Ubwo bansohoye mu bitaro, bancumbikishiriza muri clinique yari irimo kubakwa mu bitaro bya Byumba, yari itaranuzura. Ariko urumva nk'umugabo ufite amafaranga yaterese abaganga, bankiriraho igitanda, noneho bakamvuza mu kinyarwanda ariko nitwa ngo ndi kwa muganga. Aho rero naje kuzanzamuka ngaruka mu buzima ariko butari n'ubuzima, kuryo nageze rero mu rugo, noneho ibibazo birenze nanone birakomeza. Ubwo umwana arerwa na muramukazi wanjye, mushiki w'umugabo, umwana baramushyize ku mata kuri Kigozi. Ubwo rero umuramukazi wanjye amaze gutaha, noneho nahuye n'ibikomeye birenze, kugeza ubwo mu cyanjye yankubitaga, akansanga mu burira akankubita, naba nicaye hanze akankubita, mbese hari n'ibikovu ngifite bene aho yajyaga ndya amenyo. Ariko umugabo yataha nkananirwa kubivuga, ko naravuga ati nimbimubwa noneho wa mugore aranyica. Ndabibana ibyo bintu nabimazemo hafi nk'umwaka. Ariko buriya mu ijuru hari Imana, nubwo ntari nagakizwa, ariko Imana yo mu ijuru yari mfiteho umugambi. Rero haruguru y'urugo rwacu hari hatuye abasore bakoraga mu mushinga witwa DRB, warushinzwe ibintu by'ubuhinzi muri Byumba. Noneho bakajya bumva ukuntu mu gitondo umudamu yavukaga za Cyangugu, akantu kamubiswayire, akantu kamubiri ingara, ngende umuntu waho ngaho muri Huye nta giswayire nzi, uracyari n'umwana ndo muri iki akantu kabishoboka. Ubundi yarangiza akaza kankubita inshyi ibiki byose, ba basore barabibona. Noneho bamaze kubibona baje gutega umugabo, baramubwata ariko rwose uriya mugore mutoya hari umunsi uzataha usange yapfuye, kandi nusanga yapfuye rwose bizakugora, kuko nkatwe abaturage akarenganare ubu ngubu muri iyi leta. Njya nicara nkavuga ngo mana, we wazanye leta, iyi leta ukazana Kagame agashyira ku murongo ibintu, agashyiraho amategeko yuko nta muntu ugomba guhohoterwa, yarakoze. Twebwe twabaye mu ngoma yo kwa Byarimana, twarahohotewe bikomeye, tutagira kirengera, tutagira uwatuvuganira, umva bikomeye. Abantu bo muri iyi minsi, urubyiruko, abagore bo muri iki gihe bajye bashima Imana. Ubwo nukuvuga ngo mbaho muri ubwo buzima, Mucyeba kanzu utaguza uko ashaka, kandi umugabo yatasimba ivuga. Rero yamana itajya ibura kwigenza. Habayeho umunsi umwe abo basore baramubwira ati uriya mudamu muto, uriya mugore mukuru yirwa mutuka, yirwa mukubita, ati sinzi ntituzi niba ibyo bintu bizi. Mugabo aravuga ati ese kuriya mugore muto yatajya avuga abacecetse, ariko mu by'ukuri kutavuga kwanjye agahinda kari karandenze. Mbese urabyumva, nari nararenzwe n'umubabaro, ntafite umuntu nawubwira. Ubwo papa ntago yigeze atera n'intambwe ngabe yaza no kureba aho nagiye. Na wa mama wacu wanahanjanye ntiyigeze nawe aza no kunsura. Umugabo yigiraga i Kigali bakavugana, urumva akajya kumusura nuko, ariko je nta numwe wigeze aza no kundeba. Ubwo kose nakubitaga gutyo, byari ibintu byanjye, hari ahantu mbese meze nkaho najugunywe. Ariko ndatuza nyine nkomeza kubyihangana, kuko icyambere naravugaga ati simfite ahonje, nta mama mfite, sindi bugire kwa mukadata, handi bandiraga kwa mabatisimu sindi buhage, mbese nkabona ko nta kundi urupfu rwanjye ari aho ngaho. Mu by'ukuri abantu bari kunyumva, nifuje urupfu ndarubura. Gusa ikintu nabonye, ntago Imana yigeze ituma nifuza kuba nakwiyahura.
ibyo ntibyigeze bimbaho, sinigeze ntekereza kuba nakwiyahura. Uyu munsi rero ubuhamya nkomeza kubaha muri ubwo buzima nanyuzemo, ndashaka kubabwira kubera iri jambo rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuyamaze kwemerwa yambikwa ikamba. Mu by'ukuri nari ngeze nko kuri etape yo gupfa, ariko Imana yantabaye mu buryo nanjye ntamenye uko byagenze. Habayeho igitondo kimwe umudamu afata ishoka neza agiye kuyinyasa. Nari nicaye gutya hanze ku rubaraza nkikiye umwana gutya, ahita azana ishoka ashaka kuyinkubita. Ashatse kuyinkubita, kumva uwo munsi niwe Imana yari yashyiriyeho gahunda yo kundengera. Ubwo umugabo nari nzi ko twari tuzinye ko yagiye, kandi umugabo iyo yagasohotse mu rugo ntago yagarukaga. Hari igihe yagendaga mu gitondo cya 11 azindutse kubera imirimo ye. Yari umucuruzi, afite iyo studio photo mu mujyi, ari n'umucuruzi noneho biribwa ajya no mu ntara kuzana ibintu by'imyaka, by'imyumbati, ibijumba, ibitoki, ibintu nk'ibyo. Yari umucuruzi, yari umushakashatsi ukomeye. Ubwo ngubwo yari yararetse akazi ka leta yakoraga mu cyitwa Telekom, noneho akazara agasezera yinjira mu byo kwikorera nyina umucuruzi gutyo. Iyo yabaga asohotse mu rugo yagarukaga ninjoro nka 1:00 2:00. Ariko uwo munsi hari nka 4:00 nagiye kona mbona umudamu afashe ishoka agiye kuyinyasa neza mu mutwe. Umugabo sinamenya ahantu aturutse, navuga ngo ni nka marayika. Yahise asimbuka arayifata gutya. Bararwanye. Icyo kora icyo nabonye cyo abanyacyangwa bahuje imbaraga, abagore baho n'abagabo babo bahuje imbaraga. N'umugabo yari umunyacyangwa. Bararwanye kuva muri yo sanka amasaha 3. Abaturage baraza kubakiza. Bamaje kubakiza, ikintu umudamu yakoze yahise arambika wa mwana muto yari afite. Ubwo urumva ngewe uwo nari mfite yarageze nko mu mezi 3 cyangwa uwe yarageze nko mu mezi 7. Ubwo yahise arambika uwo mwana na babandi bose, umugore yahise agenda atyo. Kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi sindongera no kumuciryera, nta namakuru ye ndongera kumva. Ubwo rero noneho nasige ku rugamba rwo kurera abana. Noneho nasige ku rugamba nonkeje abana babiri mbarera nk'impanga. Wa wundi w'amezi hafi nk'ari nk'8 n'uwo wanjye w'amezi hafi nk'ane. Noneho natangiye kurera abana b'impanga. Niyo mpamvu iri jambo nabwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ntago nitaye ku bya bindi wa mama yankoreraga. Naravuze ati uyu mwana nta ruhara bifitemo, nabo bandi bacutse nta ruhare babifitemo. Ndabarera pe, ndabarera nkabarera nk'abana banje, ntawe nigeze nitura inabi. Narabareze uwo mwana naramwonkeje agira 1 mwaka n'igice. Wa wundi wanjye kuko yari yaramenyereye amata yashushe nk'aho ibera ryihoreye, nkajya nkunda konsa cyane uwo nguwo. Ariko nka nijoro iyo nabaga ndyamye nabaryamagamo hagati, umwana umwe agafata ibere rimwe urundi agafata irindi. N'uyu munsi abo bana barakundana, bameze nk'impanga nyine. Ubwo rero urwo rugo narumazemo imyaka 7, ndubyaramo abana 2. Nibwo jenoside rero yahise iba. Noneho wa mugabo ntago twakomejanyije kuko jenoside itangiye yahise yanga ko tugendana. Arambwira ati ntago twahungana. Ati ubwo ngubwo yamagara atewe hejuru, umwe asamaye undi agasamaye. Icyo kora abana twabyaranye bo ndabatwara. Ubwo numva nari maze kuhabyara 2. Jenoside yabaye umwana mfite uruhinja n'ubundi. Nari narubyaye 9/3 ku itariki 2 z'ukwa 8. Jenoside iba mu kwa 4 kutageze 7. Nawe urabyumva ko ntago yari mukuru. Wa wundi wa mbere yarageze mu myaka 4. Ubwo nukuvuga nuko natandukanye n'uwo mugabo, n'iyi saha ntitwongeye kubonana, n'iyi saha sinzibye. Nukuvuga ngo ubwo noneho ninjiye mu buzima bundi bwo kugenda. Hagati aho se tukiri kuri uwo mugabo, nyuma ya jenoside nukuvuga kugeza isaha ntago murongera kubonana, nta makuru yuzi. Nayo Abana se? Abana bo nubundi buhamya. Abana naje kubabona 2005. 2005 nibwo naje kubona abana, ariko ubwo nciye muri make naje kugenda ngenda mpunga nyine nkuko nabandi bose bagendaga bahunga. Nibona hano muri Kigali jenoside igikomeye bikomeye cyane.
ariko n'ubundi Imana irantabara muri jenoside nagiye nkira mu buryo bukomeye. Ndabyibuka mu matariki y'ukwezi kwa 5 muri jenoside nari namaze kugera i Kigali. Ubwo badukuye ahantu twari twihishe hariya mu mukoki wo ku Muhima wo hafi y'abadivantisite. Ruriya rusengero rw'abadivantisite rwo ku Muhima hari umukoki wabaga inyuma yarwo. Niho twari turi, interahamwe ziraza zidukuramo zitujyana hariya ku Kinamba cyo hejuru, kuri ya muhanda wo hejuru ku Kinamba. Barashema abantu 5, twari nka 15, barasama abantu 5, ngendokoka muri ba bantu 10 basigaye. Imana yakoresheje umuntu wambaye imyenda ya kijandarume ava harya hirya ku Kinamba yiruka arimo akokera amasasu mu mbunda, aravuga ati niko aba bakobwa n'abagore murabona arizo nyenzi muri kurwana nazo, ati ndavuze ngo ntagire umuntu wongera kurasa umuntu. Ahita avuga ati mwigendere musubire aho mwari muri mugende, ati zinteramwe umuntu zirongera kurasa umuntu giye nanjye ndabarasa. Taba bakobwa n'abagore murabona arizo nyenzi muri kurwana nazo.